nasabye mwarimu uruhushya kuko nta mbaraga nari mfite kandi inzara yari inyishe. Ngabonziza Thierry ni umwana w'umuhungu wiga mu wa kabiri mu mashuri abanza, yigana ikaye imwe ishaje nayo yakozemo ibice bibiri, kimwe cyandikamo imibare ikindi cyandikamo ikinyarwanda. Ko mbona ari abiri, ni imwe wakozemo abiri. Mama w'umubyara avuga ko kubona ibihumbi 4 bakodesha inzu ku kwezi ku buryo ko kwigondera ibikoresho umwana yakenera byose ari ingorabahizi kuri we. Uyu mubyeyi w'uyu mwana uvuga ko afite ubwandu bwa sida kandi akaba yarabimenye atinze, avuga ko guhora rwaragurika bituma ntacyo yigezaho. Reka dusubize mwese abakurikiye Narabibonye TV, murabizi turabakunda cyane, tuba twifuza ko buri gihe mumererwa neza, aho muri hose mukomeze mumererwe neza. Ari umuntu ufite ibibazo bitandukanye twamubwira ngo yihangane, Imana asenga irahari, Imana dusenga ishobora gukora imirimo kandi ishobora no gukora ibitangaza. Ndabizi ko mwari mudukumbuye, namwe twari tubakumbuye. Imbere kuri screen zanyu mushobora kuhabona umubyeyi, umubyeyi usa neza, umubyeyi w'umukozi w'Imana. Ndagira ngo atangira twibwira. Yitwa Nyirandungutse Monica, ndi umubyeyi w'abana 3, ndibana mu buzima busanzwe, ndi umubyeyi ushima Imana, nyuzwe n'ubushuti bujya mu ijuru. Ukoresha ijambo ryiza ngo nyuzwe n'ubushuti bujya mu ijuru, urimo urajya mu ijuru. Yego. Haleluya. Amina. Imana y'umwijishime kandi himbazwe. Tukimara kumenya inkuru yawe twifuje kugira ngo tuganire, ufite ubuhamya, ufite ijambo ry'Imana. Uyu munsi rifuza kugira ngo uze kutugezaho iki? Nshaka kubagezaho ijambo ryerekeye ubuzima nabayeho mu buzima busanzwe n'ukuntu naje kumenya Imana, nkamenya ko Imana ari ishoboye byose, nkamenya ko hejuru y'abakomeye, hejuru y'ababyeyi tuba dufite, hejuru y'ibyo tugendana nabyo, hari Imana ishoboye byose kandi hari Imana ifite imbabazi. Karibu rwose. Yego. Ubundi ngewe nabayeho mu buzima bushaririye. Nkibyiruka ngifite imyaka 5, umubyeyi wanje yaje gupfa. Apfa mfite imyaka 5, nsigarana n'umubyeyi w'umugabo. Umubyeyi w'umugabo yahise anshira umubyeyi wabyaraga mama wambyaraga. Ubwo umubyeyi wanje ubundi navukiye mu karere ka Bugesera ahantu bitwa Kamabuye. Ubwo mfite imyaka 5 banzana kwa nyogokuru ku Mukamira. Ndahaba mu majyaruguru. Nyogokuru rero yari umuntu usanzwe wikoreraga ibintu byo kuvura bya kinyarwanda. Ntabwo bari abahinzi, ntabwo bahingaga. Ariko ngewe naraharebaga nkumva yuko ariho mu rugo, kubera ko ariho nakuriye, numvaga ariwe mama wanjye, numvaga nta kibazo mu buzima busanzwe. Mbaho ngaho ndahakurira, baranyigisha. Ngeze mu mwaka wa 6 naje guhura n'ikintu cyitwa gushaka umugabo. Mfite imyaka yanje 16. 16 bushatse umugabo. Mbashatse umugabo. Ubwo niho hari hatangiye ikintu cyo kuvuga ngo abantu bageze mu wa 6 bajye bakora examen baje muri segonderi. Narangije mfite amanota meza, sinagira amahirwe yo gukomeza, nshaka umugabo. Umugabo amaze kuntera inda. Wari watsinze ibizamini? Nari natsinze ibizamini. Nari mfite ubwenge bitangaje. Ariko ngo icyo uzaba cyo muragendana. Ubwo hari icyo Imana yashakaga kunyereka muri uru rugendo, kuko itaretse ngo ubuzima bumperane mbere iki gihe naraheze umwuka. Ibyo nibyo nyishimira, ni himbazwe iri mu gihugu cyo mu ijuru, mve ko nyishimira. Haleluya. Ubwo nabaye aho ngaho mbaho ndangije. Umubyeyi wanje uwo nitaga mama wari nyogokuru, mba ndamucitse, ndashingirwa ku buryo atabizi. Warishingiye? Narishingiye. Ndagenda mbana n'umugabo, umugabo tumaranye imyaka 2 abarapfuye. Apfa aribwo mfite inda ya mbere. Rwari urugamba rukomeye kwiyumvisa yuko umuntu nakunze, ndi umwana muto, umuntu nakunze aribwo namenye iby'urukundo. Ntabwo nigeze urukundo ndutindamo cyane, urabyumva. Numvaga ko ari we muntu ngomba gukunda, numvaga ko ari we papa, ari we mama. Umugabo barancitse tudashwanye, ngize n'umwana twabyaranye abarapfuye. Umugabo yagenze ngo byagenze gute? Nyuma yaho rero nagarutse mu rugo. Umugabo byagenze bite? Yaragucitse aragenda? Oya, yarapfuye. Yaguye mu mpanuka arapfa. Ubwo ngaruka mu rugo. Byara umwana nawe nkimara kumubyara arapfa. Byari ibibazo, rwari urugamba kuri nge, kubyakira byari byarananiye. Mbaho ngaho ubwo nari ngeze ku myaka yanje 17.
18 ngeze kuri 18 ndamara mwaka mu rugo n'ubundi te namba ndashingiwe nshaka umugabo turabyarana twabyaraga buri mwaka umugabo dufite abana 3 kubera ko mu rugo nta kintu bari bafite ikintu nyogokuru yakoraga kwari kuvura abantu ba kinyarwanda yabavura tukabona ibyo kurya ariko mu buryo butatugoye nkumva ntitubwirirwa ntituburara kera ibintu byo kuvura gakondo byabaga bigezweho abantu barabonekaga cyane nkumva nta kibazo nkumva ari nko mu rugo bamfata neza kuko mama yari n'umwana umwe mu bahungu yari umwana umwe w'umukobwa ubwo ninjye wari warasimbuye mama nanjye ndi umukobwa ariko sinzaze kumenya yuko nyogokuru yabaga iwabo na batari yarashatse ubwo noneho ubuzima bubaho ngaho mba ndashatse nshaka umugabo tubyaranye 3 umugabo arambwira rero ati rero numvise yuko mu Mutara habaye ubuzima reka twimuke tujye mu Mutara ndabikunda umugabo wanjye ntacyo twabaga twagapfuye nta kibazo twari dufite turagenda turabikora tugurisha udutungo dukeya twari dufite ngo turimutse tugiye mu Mutara turagenda tugeze muri gare ya Kigali umugabo aranyo baragenda ngo mujye muhagurutse twahagurutse twagiye ibintu byose twabigurishije urumva umugabo niwe ufite amafaranga ku mufuka niwe uri kuyakontorora ubwo twageze umugabo aranyo baragenda nirwa muri gare Kigali muvuye mu majyaruguru tuvuye mu majyaruguru aragenda nzereramo nirirwamo ndara muri gare abagira neza babonye ukuntu ndi kurirana abana 3 baramfungurira bankorera ubufasha ndangije ngaruka mu rugo nagarutse mu rugo nyogokuru wanderaga ntiyabyakira na ba marume ntibabyakira batangira kunteragira baho nabi mu buzima bubi cyane butoroshye ihangane byari ibibazo ntago byari byoroshye umugabo arigendera ndavuga se ubu namenya ndamushakira he nzamenya mushakira ndangije nk'igihe cy'amezi 2 bambwira ko umugabo yambutse yagiye i Bugande ukugezana n'isa ntago nakubwira ngo umugabo abaheye nabaye mu buzima bushariye wa muntu ubyumve buriya hari abantu babona abantu b'indaya hari abantu bava iwabo babigambiriye hariho n'ababiterwa n'ubuzima ngiye mbiziho cyane nabikubwira ibi bintu nabibonyeho nabaye aho ngaho umwana abana banje babagwaye bwaki abana 2 bwaki yarabishe barapfa wari ufite abana 2 bicwa na bwaki 3 bicwa na bwaki 2 hasigara umwana umwe w'umuhungu ubwo hari nka ryari hari za 2004 hano mu Rwanda sibyo byabaye hano mu Rwanda yego pe byarabaye bicwa na bwaki nta bajyanama ubuzima bahabaga se ukuntu ibintu byari bimeze banjyanaga ku bitaro nabura umuntu ngemurira ngo njye kuba mu bitaro mbane n'abana kubera abana bari barabyimbye byabaga biri ngombwa ko mba mu bitaro naba mu bitaro nabura umuntu ngemurira nkabatorokana nabatorokana nkabazana buriya ikintu nabonyeho umwana warwaye bwaki wo mutangije imiti bakamutangiza ibintu byo kumukoresha iyo umusubije inyuma ntumukomeresha imiti hari igihe ashobora gukuramo ingaruka yo gupfa abana 2 barapfa bicwa na bwaki hasigara umwana umwe nawe turabana umwana afite imyaka 7 umwana afite imyaka 7 icyo gihe nyogokuru yaragiye hari narabamutanye narinjiye ikiraya sasa ko naravuze ntubu nta mahirwe mfite yo kubana n'umugabo nta mahirwe yo gushinga urugo mfite singishoboye kwiga byararangiye ubu nta rundi ruhero rw'imitireka nikorera akazi kose birangire nge nibonera ibyo kurya bitangoye nibonera amavuta naho ibintu byo gushaka umugabo numva ndabirambitse ninjira ikiraya umwana musigira nyogokuru ba nyirasenge baraza baramujyana byavuye mu bintu byo kwangarana n'uwo mwana ntago tubana arahari umwana w'umuhungu abahubwo ni ibintu njya ntekereza bikankora ku mutima kuko njya ntekereza kumugarura bikanga ubaba mu Bugesera aba mu Bugesera niyakorera aragira inka z'abaturage naramubwiye se wagaruka tugafatanya ubuzima biranga aho bigereye ubu mbona ntibikigira igaruriro buretse gusenga Imana yo mu ijuru nihindura amateka niyikora ibitangaza tukabibona wenda ikazagira ikikora ndangije mbaho ngaho ninjira ikiraya
kwinjira ikiraya byari ibintu numvaga bitashoboka. Narindi umwana umeze nk'uwakuriye mu rugo, burya iyo myaka nari ngezeho imyaka 24 ntago ibintu byo gukora uburaya nari mbishoboye. Ariko noneho byabaye ngombwa ko mbikora kubera ko byabaye byo ndagenda nambaraga bucikopa nkamva nanjye birambereye. Ubwo mu rugo ndacika kuko nabaga ntagahinguka imbere y'umubyeyi ukuze nambaye gutyo. urakuka Ndakuka pe, n'itabi ndaryiga nuko itabi naryize rikananira, narinywaga nkamukobwa. Umuntu yatambuka nkamureba nabi, nahura n'abantu tuziranye nkabareba nabi. Ahantu ninjiriye ikiraya naha muri ibyangabo. Ariko ntabwo nakundaga kuhakorera, nakundaga gutega nkaja mu ntara kuko ngewe mu buto bwanjye narindi hiti nari mfite inyuma, mfite urukara rwiza. Warandeba gukavuga uti dore umukobwa kabisa. Ukubera nibwo narindi kwiga kurimba, burya nagiye kuba umugore ntari namenya kurimba, nibwo narindi kwiga kurimba. ngo wari ufite inyuma no kuvuga nari mfite inyuma. Abantu bose baravugaga bati uyu rwose ni umunyarwanda. Ariko umunyarwanda wataye agaciro nyine uri gukora ikiraya. Nari ufite inyuma no kuvuga ngo iki? Nari mfite ikibuno. Nari mfite ikibuno. N'urukara rwanjye rwaruru ntago nigeze nisiga. Ubwo mbaha muri ibyangabo narategaga nkajya i Musanze, nkajya Tegizasi, nkazajya Zawudi, nkagenda nkajya i Kigali, abagabo beza bakansohokana. Mba muri ubwo buzima. Baho ngaho ubuzima mbega ndaburya numva ubuzima buraryoshye. Baho ngaho ubundi nza guhura n'abagabo b'abasore nitaga abantu bazima, mpurira nabo hano mu byangabo. Bagira inshuti na hari abantu b'ibisambo b'ibirara bari bafite n'ubwandu, bafite n'ubugome muri bo. Ukiri yandaye rero? Nkiri yandaye. Abagabo baranjyana bankingiranya mu nzu, barankubita koko. Barankubita baravuga batumva tugiye kugukubita tukwitura iby'inda zadukoreye. Ndavuga si Imana ndikuze. Bankubitishije umutwaro w'imishingiriro. Imishingiriro, umutwaro w'imishingiriro nta ndayigira leta, nta hantu wajya kurega, ntiwatabaza ngo wagire umuntu gutabara. Nta muntu ubukeneye agahinda kawe, nta n'umuntu ubukeneye kukabona. Niyo umuntu yagusanga mu muhanda akagushwanyaguza baravuga bate baraziranye. Kandi wenda nta n'ahantu umuntu akuzi, bakagushwanyaguza rero ukaviramo ukagenda. Ubwo abagabo barankubita barangije bandema ibisozi bibe bakaja bikeba bakansiga amaraso, niho nakuye ubwandu. Kuki utahise icyo gihe ujya ku bitaro se umenye ko byagenze gutya? Ntabwo nigeze mbibona yuko babunyanduje. Nabaye aho ngaho nivuza ibintu byo kugenda nkagura ibinini muri farumasi, ibisebe biruma, ntago nagiye kwa muganga. Ntago agiye kwa muganga? Naje kumenya yuko nanduye agakobwa kanjye kari hano ngatwite. Kubera naje kubaho ngaho ndavuga si ku mwana wanjye tutabana, nzabaho ngaho ndi umwana umwe, singira unkurikira, nzabaho nta mwana kandi mfite indi byara. Ndavuga ngo reka mbyare. Ubwo nibwo ntwise inda iy'agakobwa kanjye. Nabyaranye n'umugabo w'umukire. Ariko kubera yuko burindaya nubwo yaba ameze ate, nubwo cyaba ari ikimara ntiwakibwira ngo cyaguteye inda. Kubera ko iyo urinda nta mugabo ukwemera. Umugabo wese uramubwira akavuga ate sinabona iyo wamubwibyariye sinamenye ibyo ari byo. Umuntu ababaho mu kazi kabi. Abantu bavuga ngo nkora umwuga w'uburaya, ariko ngiye ntago numva ari umwuga, ntago tubyemeranyaho. Ni ikintu umuntu aba yarishingiye gishobora kumukururira ibibazo. Ni ikintu kiba kitoroshe kibi cyane, gituma imiryango ikanga ikagukuraho amaboko bagategereza ko wapfuka bakazajya gutoragura intumbi. Ni ikintu leta iba igufata nk'umuntu wananiranye, nta cyiciro, nta gacuburimo, kuko nta buvugizi uba wagira kubera ko burindaye. Uko wabugira kose iyo ugiye kuburana, hari igihe usanga abagore wasengenyeye ingo, abagabo wambuye se bakagenda bambaye ubusa, ugasanga niburaregera ukicecekera rero ugapfirirana. Aba ari ikibazo kigoye. Ubwo ngiye kwipimisha inda y'ako gakobwa mfite kitwa Keza, nsanga naranduye. Byari ibintu bigoye kubyakira. Wararyamanye n'uwo mukire rero? Uwo mukire nari nararyamanye nawe, yari umuherwe nari narahuye nawe muri tete i Musanze. Ubwo noneho
ubwo nawe niyanduye icyo gihe. ubwo yaranduye nabibyirwa n'iki? Nimujya muvugana se? Ego ntabwo tuvugana. Wamubwira iki se? Buriya reka nkubwire mukozi w'Imana, iyo umuntu ari gusambana ubu uri muri rizike yo kwakura umugabo wagukunze cyangwa umuntu ukaryamana nawe ari ukugira ngo kwishakira ako kanya kubona agende. Urumva ntabwo ibintu byo kuvugana, ntabwo hari umuntu ureba ukavuga uti ntabwo namutayigiye, nta nibyo nakwirirwa ndajya kumubwira. N'ubu ngubu ntihora wamujyanira umwana se? Oya, ntabwo nigeze mujyanira umwana. Ntabwo nigeze mujyanira umwana. Utamujyaniye umwana we niyo ugenda ukajya mu buyobozi se cyangwa ukajya kurega, kuko bahita bapima amaraso ye n'ay'umwana bakareba niba bihura. Sinzi niba byashoboka, keretse niba byashoboka, bari ko icyo gihe numvaga ko bitashoboka. Kuko hari ahantu nigeze kumusanga ntwite ndabimubwira, arambwira ngo nta n'ubwo anzi. Ariko barabipima bakareba rwose. Ubwo hari wenda igihe nikigera cyagera, ariko mba numva ngewe sinzi, ntazi. Ubwo noneho ariko ugomba kubikurikirana, kubera ko umwana mu gihe kiri imbere azagira uburenganzira bwo kumenya ababyeyi. Nabikobaza rero ibyiza urabikurikirana, hari n'amategeko bashobora kugufasha. Niyo wajya kurega bashobora kugufasha ku buryo bapimya koko bakara ni uwo mwana ari uwe. Ahari wenda Imana ibishatse byashoboka. Oya, na n'ubu uzabitangire, kuko ibyo ni ukushakira uburenganzira bw'umwana. Umwana agomba kugira uburenganzira bwo kumenya ababyeyi be. Rero ubikurikirana hakiri kare. Yego, uzabikurikirane rwose bizafasha. Ubwo noneho mfite uwo mwana maze kumubyara, nyogokuru barapfuye. Apfuye nsubira mu rugo, ngeze mu rugo nsanga bene nyina abo bavukanaga na nyogokuru baje kuhagabana, ngo hari iwabo nta ruhare nkiyafite, ndi umuntu ushobora kwangara. Ubwo barahagabana abo bavukanaga nabo kuko bavuga ko ari kwase. Ubwo ngewe rero bw'iwanyu barabugabana, nabwo barabugabana bavuga ko ari kwase. Ubwo umukecuru wanjye yari yarapfuye. Ubwo nigira inama yo kugumya nkibana nkanyurwa nuko mbayeho, kubwo ari bw'ubuzima nari narisanzemo. Ubwo noneho mbaho ngaho nta wundi muntu nshobora kubwira ibyanjye, abana banjye, umwana wanjye ubwo abaho arakura. Umwana afite imyaka 5 nongera gusama inda. Nongera gusama inda y'umwana w'umuhungu nawe umukurikira. Ubu mfite abana 2 nibo turi mu buraya. Nkiri mu buraya. Iyo nda nkimara kuyisama, umugabo we uwo wayinteye twarabanaga hano muri iri soko. Nawe yari umuntu uraho wigendera nyine, nk'uko umuntu ari umushumeri ugahura n'undi. Ubwo umugabo yarampahiraga, yaragendaga yakwiba, yagira ute tugasangira. None se uwo mugabo ko wambwiye ko wigeze kumenya ko wanduye sida ufite utwite umwana wa mbere, uwo mugabo wa kabiri mwabanye utarambwiye ko wanduye? We yarabizi, nawe yarayifite. Yego. Ubwo noneho bigeze igihe umugabo ubuzima burananira kubera kubyara no kubana n'umugabo mu bukene, ndazahara, sida iragenda ingaragaraho, umugabo aranyanga. Ndagenda ngira amabara, nasaga n'uyu mwenda nambaye, ndananuka. Ngewe wicaha nkubwiye ko nigeze gupima ibiro 32 ntago wabyumva. 32? Kandi ndi konsa. Mbaho ndagenda ndazahara, bigera igihe n'imiti ndayanga. Nanywaga inzoga inayinywa nkayishinguzamo nkayiruka nkariye. Narya ibiryo bikikamura nkaruka amazi yabyo. Ndagenda imodoka izino za rukurura nazo mu muhanda yanyuragaho nkumva igiye kunjyana, mvuga ko Imana ihamagara. Aho niho namenye ko Imana ariyo nshobora kujya ku birenge byayo, nkihana nkazapfa narihanye. Kuko narumvaga ngo umuntu yihana ngo ari no gusamba ngo akihana ngo Imana ngo ikamwakira. Ndavuga ni none aho bigeze burya ngiye gupfa, ubwo ngiye kwihana birangire, nta kundi kuntu byagenda. Nagendaga ndi gusukuma, abagabo bandongoye, abasore beza bandongoye, abagore najyanye abagabo ushoboye guseka araseka, natambuka bari baranyise ngo dorira mujyanye. Godorira mujyanye. Ndagenja ninjira mu rusengero rw'abadivandiste.
nagiye mu bapantekote banga kunyakira. Baravuga ngo umuntu uzambatiza, ngo umupasiteri uzambatiza nzamugwaho, ngo azapfana nanjye. Ngo azapfana nanjye ngo kuko ngo hari igihe nzamugwa mu maboko, ngo nawe bagahita bamufunga. Baranteragirana bazana ibibazo ngo nzajye ngo iyo naturutse ngo njye gushaka ibipapuro ngo byemeza. Ibyo si bibaho. Numva nyine ko ari ukwanga ko mbatizwa njya mu badivandisite. Abadivandisite baranyakira barambatiza. Abadivandisite Imana izabaha umugisha aho bava bakagera. Baranyakiye barambatiza. Icyo nicyo kintu cya mbere mbashimira. Barambatiza bakimara kumbatiza, niho numvishe umutwe wanjye ufungutse, numva nshaka gusenga. Hari ahantu habaga icyumba cy'amasengesho haraguru hariya, hasengaga umudamu witwa Konsore n'umukobwa witwa Shakiye. Bari abakobwa babiri, ari abakozi b'Imana. Kajyaho bakambwira bati dore Imana iragukijije, Imana nigwaye ikinini, nta muganga uzakuvura. Kandi koko no ku bitaro bari barambwiye bati fata imiti, nibinanirana uzapfa, nibibaho uzabaho, nta kindi kintu twagukorera kuko indwara yawe ni indwara y'uruhu. Kandi iyo ndwara y'uruhu nta muti uwo dufite wayivura, uretse kunywa imiti ubuzima bwawe bukongera bugasubirana, uruhu rwawe rukagaruka. Nkavuga nta baganga bari kumbesha, nabo badamu barampanuriraga, nta bakozi b'Imana kubera ko bazi ko nari indaya, bazi ko bambwiye ngo ndapfa nazabatengira mu nzira nkabatera amabuye. Nkumva sindi kubishikira neza, mbahongumya gusengana n'abadivandiste. Igihe kiragera, Imana itangira kuntera akanyama. Nari naragize ibintu biri kororoka ku nzara, ahantu hose hari urugingo. Narerurukaga muno mu maso, byari ibibazo. Umunwa wanjye wari waratukuye wose, umunwa ubona waratukuye, n'umusatsi waracuramye. Nsigatiye umwana mwiza gute w'inzobe, umwana muzima, abaganga bari baritayeho, udafite ikibazo. Nareba uburyo ngiye kumusiga, agahinda kakanyica. Ubwo mbaho ngaho ndagumya ndasenga ariko byo gutegatega. Ubundi ngasenga, ubundi nkisubirira mu kabare, ubundi ngasenga, ubundi nkisubirira mu kabare. Bigera igihe ndicara ndavuga ariko bari abakozi b'Imana twasenganaga ko bambwiye ngo nzakira, nkaba narakize. Ubundi abagabo bandongoye hari ikiza nababonyemo. Hari uwigeza ngurira n'umugati, hari n'ugeza agura n'umuneke wenda ngo ngwihebuze, buretse kunshoma no kunyanga. Numva nzunutwe ibintu byo gusambana, ndavuga ngiye gusenga. Muri mby'izo umwuka araririmba ngo umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho, ngo wambereye umucunguzi, ngo nje ngwize ibyawe nishimye. Iyo ndirimbo iginera gukomera. Ariko ngo nari kure y'Imana mu ngoyi, ngo ntazi ko naboshywe, ngo mbohorwa n'amaraso ya Yesu. Ntawo mu bantu wari kunyoza ngo bishoboke, ntawo mu bantu wari kunyakira ngo bishoboke, kuko nari narageze habi cyane. Nari mfite ikintu cyo kwiheba, kuko nta muryango nari mfite wo kundengera. Abantu bava mu muhanda bakavuga ati mvuye mu muhanda mpabonye umugabo mwiza, mvuye mu muhanda nakoze uburaya mpakuye inzu, mvuye mu muhanda umuryango wanjye ungarukira. Baratashe mufungura. Urumva mvuye mu muhanda hari ikindi ariko ngewe navuye mu muhanda kubera imbabazi z'Imana. Ndavuga izi mbabazi zankijije, zigakiza uruhu rwanjye rugiye kubora, zigakiza uyu mubiri wanjye wari urengewe, ngiye abana banjye babaye imfubyi, nanjye nari imfubyi. Nta murengezi mfite wo kundengera. Ndavuga nti wa Mana we ngiye kugukorera, ngiye kugukurikira, ngiye kubana nawe kuko mbonye ko ari wowe ufite byose. Ntawo mu bantu wari kunsubiza agaciro, ntago byari gushoboka. Naratangiye ntangirana n'abakozi b'Imana bo muri iyi nteri. Baramfashije cyane, bamfasha gusenga, banyigisha kubana n'Imana. Nubwo biba bikomeye, umurimbyi w'umwuka ararimba ngo mu rugendo byose ntago wabimenya. Kandi ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Ntago byari byoroshe, kuko nta nzu nakuye mu muhanda, nta n'umugabo nakuye mu muhanda narindi kuvuga ngo ndamukurikiye wenda ngo azajya ngaburira. Nakurikije imbabazi z'Imana, naravuze Imana isubiranyije uruhu rwanjye rukongera rugasubirana, nkongera nkabo mu bantu, abantu bagahindura amagambo. Umugabo akaza akakubwira ngo nubwo wabonaga ngo urugutambuka nkagutuka, ngo burya barakubesheraga ngo waranduye ngo uri muzima. Kavuga ndi warakoze, Imana iguha umugisha. Ntabwo nongeye kongera gukunda abagabo uko wabakunda, wakunda umugabo wawe. Jya nkunda kubwira abagore basiga abagabo mu rugo, kabona umugore yagiye kwijandika, yagiye gusambana. Jya abagore benshi nabahaga amashambure, bataye abagabo iwabo.
nkaba amashambure umugore akaza bakamurongorera iwanjye akagenda ari kwita umugabo sheri kandi arasanga umugabo mu rugo aryamye. Nkumva birambabaje cyane, nkumva binjanye umutima kure. Umugabo uko yakurongora kose ni cyaba ari kugushakamo ni irari riba ryabi, nta rundi rukunda bagufitiye. Iyo ubuzima bugutanutse aragutanukwa nawe akakureka. Kuko ngiye narabibonye. Wagira ubwiza ngo nuko ngo umugore ngo ngiye ngo mba ndi mwiza ngo nasiga umugabo wanjye ngo ngasanga umusumba. Ntago byashoboka. Ubwiza wagira bwose hari umugabo uba warakwemeye. Nanjye hari umugabo wanyemeye wo mwijuru. Abagabo narabazinutswe ndongera ndabazinukwa, abagabo bajya baza bakavuga ngo tubane. Narababwiye ngo umubiri nsigaranye ni wo guhimbaza Imana, ni wo gukorera Imana, ni wo gukora umurimo w'Imana, ni akazi k'ubudiyakoni nzagakora aho mbonye umurimo w'Imana unshoboye gukoresha amaboko yanjye nagenda nkayashora nkayakora, ariko ntabwo nasubiza umubiri wanjye mu bagabo. Ntabwo byashoboka. Uri diyakoni? Ntabwo ndi diyakoni ariko ndi umuririmbyi muri korali Umuzabibu. Ubu ntabwo ushobora gushaka umugabo? Ntabwo nashaka umugabo nubwo byagenda guta. Abagabo baraza, abantu barahinduka, abantu bagahindura amagambo. Abagabo bakaza, umugabo akavuga ati tubane, ariko umugabo agukunda uri mwiza. Na nungu baracyagushaka rero? Ngo pe bajya baza. None se Satani ntafite ibigeragezo? Bajya baza, bamwe baje kumpima, nabo Satani abantumyeho kugira ngo nsubire inyuma. Ariko ntago byashoboka, ntago byavamo. Ngo birashoboka ko wararurira bwaca mu gitondo impundu zikavuga Imana yanyongereye umubiri. Iyo mburaye mba nzi ko niyo hamara kabiri inzara atari yo kunyica ejo nzarya. Ariko umugabo wansuzuguye kirya gihe atongeye kunsuzugura. Icyo kintu rero njya ngishimira Imana. Nanyuzwe n'ubushuti bujya mu ijuru, ndi umugenzi ujya mu ijuru. Njya mbwira Imana ngo nta kibanza mfite kuri iyi si ngo Imana izanyubakiramo inzu. Ntabwo nayisabye umugabo, yarabampaye bararongora barinanirwa. Ntabwo njya nyisaba umugabo. Imana njya mbwira Imana ngo izajye impa ibyo kurya abana banjye barye, indinda amaganya n'agahinda nkiri muri iyi si kuko Satani ahantegera. Ahubwo izampe kuzagera ku rurembo Siyoni, nanjye nzaba ikimenyetso, nanjye nzagereyo ndi umuntu ushima Imana mvuga nti narihanye ndababarirwa, none mbonye ijuru ngiye kunezerwa iteka kuko nababaye ndi mu isi. Ingope mu by'ukuri wakoze uburaye pe urabukura? Narabukoye itazitakariraka. Wawibuka abagabo waryamanye nabo? Mana ku munsi nayinjizaga nk'abagabo 8, nararanaga na hagati y'abagabo 4, 2 uruhande abandi 2 uruhande kandi bose bakarongora. Ibi ndi kukubwira nibyo, niko gukandagira Satani. Burya iyo uvuze ikintu ukavuga icyaha ukakivuga n'imbaraga zacyo, uburiya no kugihakana uba washobora kugihakana. Nayo ukibombereza icyaha ngo ngiye ngo ibi nabikoraga buhoro, wajya kubikora buhoro si gute kandi wabikoze? Nta buhoro bibaho. Nta buhoro bibaho. Narabikoze cyane biratinda, abagabo nkabambika ubusa. Nabo bagore barazaga, nabona ari umugore wo mu rugo nkavuga singu yarahana niki, nkamwaca ibitenge nkamwambura telefoni, ngaho genda uje kubwira umugabo wawe imyenda wayisize. Ntumbaze iyo bakuraga iyindi yo kwambara. Kabirukana bakagenda nkaba nahemukiye abantu cyane mu ijuru imbere y'Imana ngo mfite umuntu mvugira. Burya yibaye ntafite umuntu mvugira mu ijuru imbere y'Imana. Ngo amaraso ya Yesu ngo yibaye twese twiyita abakiranutsi ngo tuba twarayahinduye ay'ubusa. Ngo aba yarapfuye ubusa. Burya nicyo gituma amaraso ya Yesu nyashima. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ahigejeje ikora ngiye kurangiza imyaka 2 muri ineri. Banumva nta gahunda yo gusubira inyuma mfite. Imana yamaze kunyambika isoni. Iyo nicara mwe n'abantu numva batangiye gutukana, numva ngize isoni nkavuga ndi buriya baragira ngo niyandaye ngo nayiri gutukana. Nakwicarana n'abantu numva bazamuye urugambo, ntubwo bari kugira ngo babivuge nanjye bavuge ngo yandaye yari ihari. Akabare ko ni kure kubi, nta nubwo narebamo. Ubu ntago gisomeza. Ntago narebamo, ntago nsoma inzoga. Mana yangiriye neza hejuru y'ibiro byanjye 35, ubu ndi umubyeyi w'ibiro 76. Ahigejeje ikora nihimbazwe. Ariko ubu ushobora gufata imiti rero? Imiti ndayifata neza nta kibazo, nta kintwaye. Sintinya no kuyivuga kuko abantu benshi bafata imiti barayihisha.
nk'umugore akagenda agahisha imiti ati sinzerekana ko mfata imiti ejo ntazabura umuntu untereta. Umugabo akagenda imiti akayihisha ati sinzavuga ko nanduye kugira ngo ntazabura abo nanduza, nzajya avuge ko ndi muzima. Ariko kuvuga ko ndya imiti Imana iragenda ikayindindira. Hari igihe njya gusenga Imana ikambwira ngo hari icyo nkoze ku miti, ubwo mpita numva icyo Imana ikoze nyine, ngo hari icyo nkoze mu maraso. Buriya narwaraga ibintu byitwa imbwa bikamfata, umukozi w'Imana byaramfataga mu mbavu nkabona urubavu rugutebera ndeba. Ngiye gusenga Imana irambwira iti hari icyo nkoze mu maraso. Imbwa zaragiye neza zigiye kurangiza umwaka nta mbwa numva ku mubiri. Imana rero yagiye kugirira neza, umaze kuduha ubuhamya bwawe. None ufite abana babiri? Ufite abana babiri, ni umuhungu n'umukobwa? Ni umuhungu n'umukobwa, nibo mbana nabo ngaho. Bose bariga? Bose bariga. Ariko nabonye uba mu nzu ntoya. Inzu yawe ingana gute ubamo ukodesha? Ni iyi ngiyi ni inzu yanjye urayibona. Ni icyumba kimwe bakozemo agasika gutya. Ikintu nabwira abantu ku rwego rw'agakiza, gusenga Imana ni ibintu byiza. Abantu babanye n'Imana, burya uko waba uri umuntu w'umupagani kose cyangwa ukuntu waba uri umuntu ukorera Imana utabirimo neza, ariko iyo unajya gusenga burya utandukanye n'umuntu utajya gusenga. Iyo uri umuntu w'umupagani wa burundu, wamara amajuru, umusinzi, uri umusambanyi burundu, nta cyizere ugirirwa. Hari icyizere kigenda kikakuvaho, ukagenda icyizere ukagitakarizwa, haba mu muryango, haba muri leta, ntugire ijambo. Ariko burya ijambo ryarambwiye ngo ibihambiriwe mu isi no mu ijuru yabihambiwe. Ariko burya iyo uri umuntu werekeza mu nzira y'Imana, iyo ibibazo bikubaye abantu baravuga bati mbese byagenze gute. Ariko hahandi ugwa hasi hakabura n'umuntu wavuga ngo mbese ngo abaye iki, bakavuga bati niyo yaba apfuye. Kubana n'Imana ni ibintu byiza, ntabwo gukorera Satani burya wambaye ubushwambagara ari ibintu byiza. Gukorera Satani wakuyemo n'imizi yose uri kuvuga ngo ndi gukora, ntabwo ari byiza. Abakobwa barata ubukobwa bwabo, umukobwa akagenda akijandika mu bintu byo gusambana. Nyuma iyo ubuzima buguhindutse abagusambanyije barakureba bakabona uri nk'umwanda, uri nk'umwavu, babona nta kintu uri cyo. Twinjira no mu rwego rw'ubuzima. Ku muntu uzakubona utekereza icyifuzo iki, cyangwa se n'icyo wabwira abantu bazakubona mu byerekeranye no kugufasha? Ikintu bamfasha, ikintu kimbabaje cyane buriya, kubera ko nshatse icyiciro vuba, ntabwo ndatanga mituweli kandi mfite abana. Burya ubuzima bwose wageramo udashoboye kwivuza, ntacyo waba ukoze, buriya mituweli ni ingenzi. Abonye uburyo narwaye, ndarwara icyo genda zahara, umuntu yaragendaga kanyaranja kansabira utunini ahantu nkapfa kunywa ntazi n'ibyo ndi kwivuza. Ubwo buzima rero ndabutinya, numva butagera ku bana banjye. Numva rero umuntu wantangira mituweli akampa n'agashoro wenda ngakora, nkaba ndafonda ubuzima buhoro buhoro. Ako gashoro kangahe nako kavuge? Agashoro ngewe wampa nk'ibihumbi 100 wenda. Ibihumbi 100 nakora pe, ubuzima bugakomeza. Kuko buriya ikintu gisesaguza umuntu ni ukunywa inzoga. Ntabwo burya ibintu nubwo ibintu biba bihenze, ibintu byo guhaha ukamenya uko abana baramutse utasinze, buriya umuntu we yasinze n'ibihumbi 100 wabirira bikarara birangiye. Ariko iyo umuntu atari kunywa inzoga, ibintu urabigenzura ukabikontorora, ukabona ukuntu ibintu byagenda. Urakoze rero, reka tugushimire. Turifuza ko abantu mwese mushobora kuzabona iki kiganiro, mushobora kuzagira gutya mukamufasha, mukamusapotinga. Nubwo atari ibintu twiteze buri gihe icyo ari cyo cyose, n'inkunga y'amasengesho bikenewe n'iy'ubuzima. Hagize umufasha akamufasha guhindura amateka, cyangwa se akamufasha gukomeza gusenga muri ibi rugendo rw'agakiza, yagira gutya akamufasha. Ubu rero mu kanya rero tugiye kwinjira muri iyi nzu. Ni inzu ye akode
akodesha, inzu akodesha 4,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ntaga n'amafaranga makeya. Ahantu yibera ni inzu y'amafaranga y'4,000 byonyine by'amanyarwanda, ariko afite ikibazo cya mituweli by'umwihariko. Birumvikana ko n'ibibazo by'abanyeshuri, abana babiri afite bakeneye kwiga mu buzima bwose bwa buri munsi. Murabizi ko nk'uko abyivugira afite ubwandu, ababana n'ubwandu, kandi anywa imiti uko ashoboye kose, yabona uturaka gutya akagerageza kwirwanaho, ariko aravuga ngo ndamutse mbonye urushoro rw'udufaranga dukeya cyangwa ashoboka, nshobora gucuruza amakara, nshobora gucuruza imbuto, nanjye nkareba ko narwana kubana. Burya biba byiza iyo umuntu agize gutya agafasha umuntu, akamufasha kwibesha, kubera ko ayo wamuha yose uyu munsi yabasha kuyarya, ariko ayo wamuha agamije gucuruza, kumuhindura ubuzima, ikintu cyaza kimuzamura, byaba ari ikintu cyiza cyane. Kandi mbibutse ko yakijijwe, ni umuntu utakikwirakwiza ubwandu, wanahisemo kuba yagira gutya akajya aba ari umuntu usenga mu minsi yose ya buri munsi, akiragiza Imana. Ni n'umuvugabutumwa, wenda mu kindi gihe tuzagaruka tugezaho ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Hari abantu baba bafite ibibazo byinshi, barabuze aho babivugira nk'aha ngaha. Ni ukuri abantu bafite nk'aka kuma mufite, mujye murababwira basura abantu, basura abantu babaganiriza. Hari abantu baguye mu ngo hejuru yo kutamenyekana, kandi hari abantu baba bafite amaboko yo gukorera Imana babyumva babishaka. Hari abantu baba bafite ubushake ariko barabuze abantu bo gukoreraho imigisha. Ni ukuri mujye mubabwira abo bantu baze batembere bagende. Mwakoze kandi Imana ibahe umugisha.